Papa Zefirini yayoboye Kiliziya mu gihe yari ihanganye n'impaka zikomeye ku bijyanye n'ukuntu abakirisitu bagombaga gusobanura Imana Data ya Yezu Kristo Umwana. Bamwe bashimangiraga cyane ubumwe bw'Imana ku buryo batangiraga kubona Data n'Umwana nk'uburyo butandukanye Imana yigaragazamo. Abandi bo bashimangiraga ko Data n'Umwana batagomba kwitiranwa nubwo bombi ari ab'Imana. Izi mpaka ntizari ikibazo cy'abahanga gusa, zari zatangiye gutera umwuka mubi mu bakirisitu b'i Roma. Muri icyo gihe Papa Zefirini yagombaga kurinda inyigisho za Kiliziya, ariko nanone akirinda ko impaka z'amahame y'ukwemera zivamo amacakubiri. Ese Zefirini yakemuye ate icyo kibazo? Kandi kuki nyuma y'urupfu rwe umwe mu bantu bakomeye baje gutandukana na Kiliziya y'i Roma? Iyi ni inkuru ya Papa 15 wa Kiliziya Gatolika. Papa Zefirini yatangiye kuyobora Kiliziya ahagana mu mwaka w'198 asimbura Papa Victor wa mbere. Vatikani imushyira ku mwanya wa 15 w'abapapa, kandi ivuga ko yavukiye i Roma. Yayoboye kugeza mu mwaka wa 217 cyangwa se 218 hagati aho. Yabaye papa mu gihe gikomeye mu mateka y'ubukristo. Kiliziya yari imaze gukwira mu bice byinshi by'ubwami bw'Abaroma, ariko inyigisho zitandukanye zari zitangiye kuvuka no gukwirakwira. Ikibazo gikomeye cyari ukumenya neza uko Yezu Kristo agomba gusobanurwa mu isano afitanye na Data. Muri icyo gihe i Roma hari abigishaga ko Imana ari imwe mu buryo bukomeye cyane, ku buryo itandukaniro riri hagati ya Data n'Umwana ryashoboraga gusobanurwa nk'uburyo bumwe Imana yigaragazamo. Ibi byaje kumenyekana mu mateka y'inyigisho nka modalism cyangwa se monarchianism. Ku rundi ruhande hari abashimangiraga cyane ko Data n'Umwana bagombaga gutandukanwa mu buryo busobanutse. Muri abo harimo Hippolytus w'i Roma, wari umwe mu bahanga b'iyobokamana bakomeye muri Kiliziya y'i Roma. Hippolytus ntiyemeraga ko ikibazo cyakemurwa mu buryo bworoshye. Yashakaga ko Papa afata umwanzuro usobanutse ku nyigisho yari ikwiye kwemerwa. Ariko Zefirini ntiyahise atanga icyemezo gikomeye nk'uko Hippolytus yabishakaga, kandi aha niho amakimbirane yatangiye gukomera. Zefirini ntiyari wenyine mu buyobozi. Umwe mu bantu bari hafi ye cyane ni Calisto, wari warahawe inshingano zikomeye mu muryango w'abakirisitu b'i Roma. Calisto yari umuntu uzwi cyane muri icyo gihe, kandi nyuma yaje kugira uruhare rukomeye mu buyobozi bwa Kiliziya. Zefirini yamugiriye icyizere, ariko Hippolytus we ntiyishimiye cyane uruhare rwa Calisto yari afite. Mu nyandiko ya Hippolytus, Zefirini anengwa cyane, kandi Calisto nawe ashinjwa kugira uruhare mu buryo Papa yakemuragamo ayo makimbirane. Ariko hano tugomba kwitonda. Hippolytus yari umwe mu bantu bari bahanganye na Zefirini, bityo ibyo yanditse ntibishobora gufatwa nk'aho ari ibisobanuro bidafite uruhande. Ibi ni ingenzi kuko amateka ya Zefirini tuyamenya cyane cyane binyuze mu nyandiko z'abantu batari bose bamushyigikiraga. Zefirini yashimangiye ukwemera Imana imwe, ariko ntiyemeye gutandukanya Data n'Umwana mu buryo Hippolytus yashakaga. Ibi byatumye Hippolytus arushaho kumunenga. Ariko intego ya Zefirini yari ugukomeza kurinda ukwemera kwa Kiliziya no kwirinda ko inyigisho zishobora gutera amacakubiri. Icyo gihe ikibazo cyari gikomeye cyane. Niba umuntu ashimangiye cyane ubumwe bw'Imana, ashobora kuvuga ibintu bituma Data n'Umwana batandukana nabi. Ariko niba ashimangiye cyane itandukaniro hagati ya Data n'Umwana, hari akaga ko abantu bumva ko hari Imana ebyiri. Ibyo bibazo byombi
Zefirini yagombaga kuyobora kiliziya. Ikindi kintu cyaranze igihe cye. Mu gihe Zefirini yari papa, abakristo bakomeje guhura n'ibibazo bitandukanye mu bwami bwa Roma. Nubwo amakuru ku bitotezo byo mu gihe cye atari menshi kandi atari yumvikana kimwe, kiliziya yakomeje kubaho no gukura. Zefirini yitaye ku miyoborere y'umuryango w'abakristo i Roma. Nyuma y'urupfu rwe, Callistus niwe waje kumusimbura ku buyobozi bwa kiliziya i Roma. Zefirini yapfuye ahagana mu mwaka wa 217 nyuma yo kuyobora kiliziya imyaka igera kuri 20. Ariko urupfu rwe ntirwarangije amakimbirane yari yaravutse mu gihe cye, ahubwo hari ikintu gikomeye cyakurikiyeho. Yabaye papa wa 16. Hippolytus ntiyemeye uwo mwanzuro. Amaherezo Hippolytus yaje gutandukana n'umuryango w'abakristo wari uyobowe na papa i Roma, ndetse yiyita umwepiskopi wigenga. Ibi byatumye amateka amwibuka nk'umwe mu bantu ba mbere bafatwa nka antipope. Iyo dusubije amaso kuri papa Zefirini, tubona papa wayoboye kiliziya mu gihe cy'impaka zikomeye cyane ku bijyanye n'imiterere y'Imana n'isano iri hagati ya data n'umwana. Ntabwo yari umuyobozi uzwi cyane kubera inyandiko nyinshi yasize, ariko igihe cye cyagize uruhare mu mateka y'inyigisho za kiliziya, kandi ikibazo cyari cyatangiye mu gihe cye cyakomeje kugera ku bapapa bamukurikiye. Papa Callistus wa mbere niwe uzakurikiraho, ariko inkuru ye irushijeho kuba itangaje. Yigeze kugira amateka atandukanye cyane n'uko abantu batekereza ku muntu uzaba papa. Yahuye n'ibibazo bikomeye, akora imirimo itandukanye, hanyuma aza kugera ku ntebe ya Petero. Ese Callistus yabaye ate papa? Kandi kuki Hippolytus yamurwanyije kugeza ubwo havutse amacakubiri akomeye i Roma? Ibyo nibyo tuzarebera hamwe muri episode ya 16. Niba ukunda amateka y'abapapa n'amateka ya Kiliziya Gatolika, kanda like, kandi subscribe, kandi usangize iyi video abandi. Murakoze, Imana ibahe umugisha.